muri vagina ukinjiramo kuri santimetero 1.2 ugana hejuru haba agace kitwa G-spot. Abagore ushaka kwitestinga hari icyo bita Kegel exercise, no buryo bwo babyita kunyunya, ariko ku bantu babyaye bacisha hasi barabizi kugira ngo bajongere kwiyengeranya. Barabibabwira ati ufunga imitsi y'igitsina ufungura, iyo uko agenda ifungura n'ubu twicaye mu kiganiro mwabikora nta muntu wamenya uko ugenda uyifungura utangira kumva ko quelque chose urimo urasesinga. Umukobwa iyo arimo aroga yikorera isuku hari ubwo akora nko kuri clitoris akumva ko hari ikidasanzwe gihari, akahita amenya ati ndi muzima nemeze neza nta kibazo, cyangwa yayikoraho yakumva ari nk'ibisanzwe. Icyo gihe yareba no kuri G-spot ari gukora iyo ntuza iyo Kegel exercise akumva ko nyine ibintu bimeze neza biri connected. Nakoze gutestinga